ndagira ngo usenge, bwira Imana ngo Mana nyambika imbaraga zo gusenga, garura bya bihe byanjye byatakaye, bya bihe byanjye byanyazwe, bya bihe byanjye byatwawe, bya bihe byanjye Satani yibye, bya bihe byanjye yajyanye, bya bihe byanjye yanyaze, bya bihe byanjye yatwaye, ndabigaruje. Garuza ibihe byawe, garuza ibihe byawe, subirana ibihe byawe mu izina rya Yesu. Vuga ngo I receive it. Subirana ibihe byawe, vuga ngo ndabyakiriye. Subirana ibihe byawe, subirana ibihe byawe, subirana ibihe byawe, subirana urugo rwawe, subirana abana bawe, subirana ibyishimo byawe, subirana icyubahiro cyawe, subirana agakiza kawe, subirana imbaraga zawe, subirana imbaraga zo gusengera abarwayi. Izi mpano zawe Satani yari yaribye, izi mpano zawe Satani yari yaratwaye, zisubirane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagusengeye kano kanya, Imana yaramamagaye, yarambwiye ngo nzasabira ikintu bazagihabwa nibizera bagategura umutima wo kucyakira. Tegura umutima mu izina rya Yesu. Subirana ubuzima bwawe, subirana imibereho yawe, subirana urugo rwawe, subirana fire tokapa tokorabasine ba somenisa, subirana urubyaro rwawe ratokata karabasendere besekro de satitera lemanda. Uyu mwana wari waragiye mu biyobyabwenge, ndamukuza imbaraga z'umusaraba, ndamukuza imbaraga z'Imana, ndamukuza imbaraga z'amasengesho, ndamukuza imbaraga z'amaraso Yesu Kristo, ndamubuza amahoro mu byarimo riteso tikesire dosifi sarakose. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu. Ndimo ndabona ibitangaza birimo biba ku bantu bawe, ndimo ndabona imirimo ikomeye imiba, ndimo ndabona abantu barimo bakira indwara, ndimo ndabona abantu barimo babohoka. Ratasiperesaro Horias, ongera uzamura ibiganza ngo Mwami Yesu Kristo, mereza kugwiza imbaraga z'umutima. Bibwire Yesu, mereza kugwiza imbaraga z'umutima. Ndagira ngo dusengane. Nyemerera ume kugwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga z'umutima, imbaraga z'umutima. Bwira Yesu mwinginge aguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Ti Mwami Yesu, nyeneye kugwiza imbaraga z'umutima, nyeneye kugwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga z'umutima. Umwami Yesu nagushoboze aguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Mwami Yesu Kristo, vuga ngo Mwami Yesu Kristo, uyu mutima wanjye, umutima utambirira ibibi, umutima ubeshya, umutima utizera, wukuremo. Nyambika umutima wizera, nyambika umutima ugukunda, nyambika umutima utivumbura, nyambika uyu mutima unesha ikintu icyo ari cyo cyose. Imana ikwambika umutima unesha mu izina rya Yesu. Akira, 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 akira mu butware nahawe n'Imana. Akira, akira, akira toperasiros. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Ni Revera Prophet Ernest Nyirinde kubasuhuza. Ndabakunda cyane. Amahoro ya Kristo nabane namwe. Turagushimiye ufatiye umwanya ugafungura iyi video, turagushimiye ufatiye umwanya ukabasha kumva icyo Imana ishatse kuvugana nawe muri iki gitondo cy'umunsi cyangwa se muri iyi mamba y'umunsi. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amabanga ane yagukomeza ku munsi mubi, amabanga ane yagukomeza ku munsi mubi. Kuri benshi murimo munyandikira mumbaza imikasi, nababwiye ko turimo tuyitegura ya mikasi itatu isigaye kugira ngo dusoze ibijyanye n'imikasi 12 katikizirikwa cy'amateka, kugira ngo tuzabone kubategurira igitabo. Ariko mbere yuko iyi mikasi muyibona kuko izacayaho in live, rero ndifuza ko tuganira aya mabanga ane yagukomeza ku munsi mubi. Umunsi mubi ujya ucumuza abantu, umunsi mubi abantu bajya bagwa. Hari igihe umuntu ahura n'umunsi mubi neza neza akava mu byizerwa. Ariko ngiye kukubwira ibintu bine byagukomeza ku munsi mubi. Reka dusenge. Mana, tugushyize hejuru kubw'imbaraga zawe no gukomera kwawe, tugushyize hejuru kubw'imirimo yawe itangaje. Twemerere tugwikaze muri iri jambo. Turi abana batoya, ntabwo dufite icyo kuvuga, ariko wowe waduhaye icyo kuvuga twakibona. Ijambo rye riraturuta, ijambo rye rifite imbaraga, ijambo rye rifite ubushobozi. Umuntu wese ugiye kumva rino jambo, reka ubuzima bwe buhinduke. Urakoze kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turasoma igice cyaho ni igice cya 11, turasoma umurongo wa 2.
reka duhere ku murongo wa mbere nibyo byiza. Aravuze ngo Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yaho. Umurongo wa 2, ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be baramubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu we 4, Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye, impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirizwa ubutumwa bwiza. 6, kandi ahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. 12, uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira amabanga 4 yagukomeza ku munsi mubi. Haleluya. Aya mabanga mbere yuko tuyavuga, uyu Yohana ni wabatije umwami Yesu, ariko wumva ibyo mutumye ageze ku munsi mubi. Umunsi mubi atangiye kwibaza niba uwo yabatije ari we cyangwa atari we. Biragoranye cyane kuba Imana yaravuganye nawe, wagera ahantu mu kibazo nk'icyo ngicyo uri mureba mukibaza niba ari yo wavuganye nayo cyangwa niba atari yo. Ariko ndagiye ngubwira ibyo bintu bijya bibaho, nibiba kuri umwe, nibiba kuri babiri, biba ku bantu benshi. Ariko ndashaka kubwira amabanga 4 yagukomeza bigatuma ukomeza inzira watangiye. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo, komeza inzira watangiye wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe. Aya mabanga 4 rero naya. Ibanga rya mbere ryagukomeza ku munsi mubi ni ibanga ryitwa gusenga. Haleluya. Vuga ngo gusenga, imbaraga z'amasengesho. Amasengesho, iyo uri mu bihe byo gusenga, uri mu bihe byo guhamagara Imana, uri mu bihe byo gusenga, ntabwo ujya wita ku munsi mubi waje. Oya, winjira mu masengesho, amasengesho akahita kwibagiza ibintu byose. Abayuda baherutse kugera ku munsi mubi. Hamani yari yanditse urwandiko, yandika avuga ko abayuda bose bari Shushani, bose ko bagomba gupfa. Azuzuza ibihugu 127 umwami Ahasuwerusi yari ayoboye, bivuga ngo umuyuda wese ahari agomba gupfa. Esiteri atumwaho na Morodekayi. Morodekayi amutuma aravuga ati, ariko Esiteri, ari cyo wakora mu gihe nk'iki? Ari cyo wakora mu gihe nk'iki abayuda bakarengerwa? Ese aramubwira ngo ntago najye ibwami nahamagaye, ngo kandi amaze iminsi 30 atamamagara. Arangije aramubwira ngo naho wakwicecekera nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa, ariko we n'inzu ya so muzabona ishyano. Ese aracyumva iryo jambo rimukora ahantu, ahita amubwira toke, noneho njye n'abaja banjye tugiye kwiriza, bwira abayuda bose biyiriza ubusa, nzirengagiza itegeko njye imbere y'umwami. Ngo abayuda basenga iminsi 3, ngo bagisenga iminsi 3 uwagombaga kwicwa ari we Morodekayi, haleluya, yahise yuzura, yahise ajya mu mbaraga. Uwagombaga kumwica ahita atangira kumutambagiza umurwa w'Ishushani, ngo aragenda aramutambagiza, yitwa Morodekayi. Barasenze kugira ku rwego Esiteri yagize confidence zikomeye cyane. Umwami aramubaza ngo, Esiteri, saba icyo ushaka, n'igishaka kibi cya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Esiteri iti, oya, nta kindi kinzanye, ejo uzazane na Hamani mu nkera. Ayiwe, ku munsi wa 3 abayuda baratabawe. Amasengesho y'iminsi 3 arangiye. Ubundi urasenga uri mu bisi mibi, wamara gusenga amasengesho akagenda agakora akazi aho utageze. Isengesho turarituma, isengesho ntabwo rijya ritangirwa. Isengesho turarituma rikagenda rikabohora iminyururu, rikagenda rigafungura umuntu wari ufunze. Uzajya ubibona kenshi mu nyigisho nyinshi nkunda gukorera, nkunda kwigisha, hakunda kubonekamo icyo bita amasengesho. Kuko Yesu yaravuze ngo nimusenga ubudasiba, ngo kugira ngo mutagwa mu moshya. Nzababwira uburyo 70 bwo gusenga.
uburyo 70 wasengamo. Hari ugusenga utitirije, hari ugusenga isengesho ryo kwihana, hari isengesho ryo kwatura, hari isengesho ryo guca bugufi, n'amasengesho menshi. None umenye aya masengesho, nuyasobanukirwa yose ukayamenya, ubuzima bwe buzagenda buhinduka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Twihute. Ibanga rya kabiri, haleluya, ryagukomeza ku munsi mubi, nukuba waragwije imbaraga z'umutima. Kugwiza imbaraga, kugwiza imbaraga z'umutima, imbaraga z'umutima, imbaraga z'umutima. Uyu Yohana impamvu atigeze yihakana umwami Yesu, yamutumye ariko ntabwo yamwihakanye, kuko Yesu yaravuze ngo mubabyawe n'umugore nawe uruta Yohana umubatiza, kereka umuto mu bwami bwo mu ijuru. Uyu nguyu niwe wenyine umuruta, umuto mu bwami bwo mu ijuru, uyu niwe wenyine umuruta. Ariko mubabyawe n'umugore nawe uruta Yohana umubatiza, nawe umuruta, kereka umuto wenyine mu bwami bwo mu ijuru, niwe wenyine uruta Yohana umubatiza. Uyu Yohana Zekariya yaramubyaye. Bibiliya yavuga Luka igice cya 1 umurongo wa 80 ngo uwo mwana arakuragwiza imbaraga z'umutima, ngaguma mu butayu ngo kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Bari bamaze imyaka 400 batumva ijwi ry'Imana, ariko yarasenze Imana imuhiyerekwa, yerekewemo Abisirayeli. Yari yaragwije imbaraga z'umutima. Izi mbaraga ni imbaraga zidukomeza twageze ku munsi mubi, twageze ahantu hamwe bikomeye, hahandi bigoranye, hamwe tuvuga ngo byarangiye. Imbaraga twahunitse, imbaraga twasenze. Ubundi amasengesho dusenga uyu munsi cyangwa ibihe turimo ducamo no munsi birimo birategura ejo tuzijya. Nusoma Ibyahishuwe igice cya 5 usome wenda nk'umurongo wa 7, uraza kuhasanga ngo amasengesho dusenga ngaragenda ngo akabikwa mu rwabya. Aya masengesho rero dusenga nagakora uyu munsi, oya, aya masengesho dusenga na amasengesho azakora mu minsi iri imbere. Aragenda agashyirwa muri depo, ashyirwa muri depo. Amen. Aya masengesho ukagenda wajya gukora impanuka, Imana ikayikuraho utasenze kuko utari wabonye umwanya, ahubwo cyagiye wasenze ariya masengesho aragiye arabikwa. Imana ikagenda ikuramo isengesho rikurengera, ikagenda ikuramo isengesho rigukiza, ikagenda ikuramo isengesho rigukiza guseba. Kubera iyo dusenze kano kanya aya masengesho arabikwa, Imana igenda iyakuramo, ikagenda itoranya akwiriye. Amen. Ayikwiye gukoresha ikikwiye gukorwa. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana nibigwaye akanya ubona utari ku munsi mubi, gwiza imbaraga z'umutima. Senga, 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 wisenga kuko ibibazo byaje. Fata umwanya ukomeye cyane wo kwihererana n'Imana, ugwiza imbaraga z'umutima, ugwiza imbaraga z'umutima, kugira ngo nugera ku munsi mubi, nugera ku munsi mubi utazihakana umwami Yesu, nugera ku munsi mubi utazihakana Kristo, utazamwihakana mu makuba, ahubwo uzamuhamirize mu makuba. Iyo twamaze kugwiza imbaraga z'umutima rero, niwo Daniel yavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera. Daniel 11:3-2 ngo abo nibamara gukomera ngo bazakora iby'ubutwari. Ndakwifuriza kugwiza imbaraga z'umutima. Bwira Yesu ngo mwami Yesu, nyemerera iki gitondo cy'uyu munsi, nyemerera uyu mugoroba, nyemerera aya masaha, umereze kugwiza imbaraga z'umutima. Gwiza imbaraga z'umutima. Uyu Yohana yabaye mu butayu arakomeza gwiza imbaraga z'umutima kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Kugwiza imbaraga, gwiza imbaraga z'umutima. Wigwiza imbaraga z'ibiryo, wigwiza imbaraga z'abakwanga, wigwiza imbaraga z'ibyo byose wibwira. Gwiza imbaraga z'umutima. Umuntu wagwije imbaraga z'umutima ntabwo ajya agwa ku munsi mubi. Umuntu wagwije imbaraga z'umutima ntabwo yihakana umusaraba ku munsi mubi, ahubwo ku munsi mubi arakomera. Aba ba Daniel bari baragwije imbaraga z'umutima, bashyizeho itegeko ngo nta muntu wongera gusenga Imana yo mu ijuru, ngo umuntu uzabikora azajugunywa mu rwobo rw'intare. Bashyiraho iminsi runaka, ariko Daniel kuko yari yaragwije imbaraga z'umutima ntabwo yigeze yihakana umwami Yesu ku munsi mubi, ahubwo ngo yakinguye idirishya ryerekeye Yerusalemu, ngo arangije arasenga. Bamujugunye mu rwobo rw'intare, intare zimurebye ati no, ntabwo bishoboka, ntabwo no muntu twamurya. Kubera iki? Iyo wamaze kugwiza imbaraga z'umutima uhishurirwa Yesu kwari. Ibyahishuwe yaravuga igice cya 5 ngo
ngo intare yo mu muryango wa Yuda igihisi cya Dawidi. Yesu ni intare. Iyo rero wamaze kugwiza imbaraga z'umutima wishurirwa Imana iyo ariyo, urayishurirwa. Daniyeli rero kumujugunya mu rwobo rw'intare, ni intare yari isanze ndi. Yohana 1:12. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo abo babyawe n'Imana. Iyo wamaze kugwiza imbaraga z'umutima wishurirwa ko Yesu ari intare. Kuko ujugunyira mu rwobo rw'intare uravuga ngo basanze intare ngenzi yanjye. Kubera iki? Ikibyarwa n'umuntu n'umuntu, ikibyarwa n'Imana n'Imana, ikibyarwa n'intare n'intare. Niba Yesu ari intare rero, haleluya, kandi tukaba turi abavandimwe, natwe turi udutare. Haleluya. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyawo ni icyambere umurongo ni wa 7 ngo abamarayika bahinduye imiyaga, ngo ariko twebwe duhindura abagaragu bayo, iduhindura ibirimi by'umuriro. Niyo mpamvu Shadraka, Meshaki na Abedinego bari baragwisha imbaraga z'umutima. Haleluya. Ngo babashugunye mu itanura ry'umuriro, bo ntago barebaga umuriro. Hori masenoma barebaga Abaheburayo 2:18 haravuga ngo kuko yababazwa akanageragezwa ngo nawe abasha gutabara abageragezwa bose. Iyo wamaze kugwiza imbaraga z'umutima, ayiwe, ntabwo ureba itanura ry'umuriro uhita wibuka ko nawe uri umuriro. Nta muriro utwika undi, ahubwo umuriro urakongezanya. Umuntu wagwije imbaraga z'umutima hari ibintu bitajya bimusubiza inyuma. Umuntu wagwije imbaraga z'umutima hari intambara adatinya. Umuntu wagwije imbaraga z'umutima hari ibintu bitamucogoza. Umuntu wagwije imbaraga z'umutima hari bitamusubiza inyuma ku munsi mubi. Abazi Imana yabo bazakomera. Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3 aravuga ngo siko bizaba kubamutegereza, ngo nta muntu uzakorwa n'isoni, ngo keretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Yesaya yari yaragwije imbaraga z'umutima. Ngaranzi igice cya 50 umurongo wa 7 aravuga ngo ngiye kuko umwami Imana azanabara, nicyo gituma namwara, nicyo gitumye nkomera mu maso yanjye hagakomera akamera nk'urutare, ngo kandi nsizakorwa n'isoni. Yandika ibice 35 umurongo wa 8 yaravuze ngo hazabaho inzira nyabagendwa, ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima nibazayinyura, ngo umugenzi nubwo yaba ari umuswa, ngo iyo nzira ntago azayiyoba. Ageze ibice 43 umurongo wa 18 aravuga ngo ibya kera nimubyibuke, ngo kandi byashize mwe kubyitaho, ngo dore ndarema ikintu gishya, ngo mbese ko kigiye kwaduka ntago muzakimenya, ngo nzaharura inzira mu butayu, nzatembesha imigezi mu kidaturwa, nzuhira ubwoko bwanjye natoranyije, abantu banjye niremeye, ngo bamamaze ishimwe ryanjye. Ni bandi Imana iremera ikintu gishya? Ni abantu bagwije imbaraga z'umutima. Ageze 48:11 aravuga ngo kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye ntago nzakiyambura ngo ngiye undi. Mwene data, tuzi umutima, Uwiteka azabyikorera. Ageze mu gice cya 48 umurongo wa 7 ngo ni Yesaya ndimo mvuga, aravuga ngo dore ibyo biremwe nonaha ntago ari ibya kera, ngo kugeza uyu munsi ntago wigeze ubyumva. Ageze 40 aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, ngo nimubabwire ibyururutse imitima. Ageze 29 w'icyo gice aravuga ngo n'ihene ry'abarambiwe, ngo abatibashije ikabongeramo imbaraga, ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo kandi bazacogora rwose, ngo ariko abantu bategereza Uwiteka bazasubizwamo intege mu bugingo, bazagenda ntibazananirwa. Ageze 60 aravuga ngo byukura bagirane kuko umucyo wawe uje. Ageze 61 aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, Uwiteka yasize amavuta, ngo kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, ngo menyeshe abantu umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Ageze 6:2-7 aravuga ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugahweme. Haleluya. Ageze 5:4-13 aravuga ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, ngo kandi bazagira amahoro menshi, ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, uzaba kure y'ibiteye ubwoba, ngo kuko bitazakwegera, ngo ahari bazaterana, ngo ariko si njye uzaba bateranije, ngo uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe azize. 15 nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, n'ururimi rwose ruzagurukira kukuburanya uzarutsinda. Abanyakira ukavuga ngo amina.
nyakira uvuge ngo haleluya 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 haleluya. Yesaya 3:10 nimuvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Dawidi yaravuze muri Zaburi ya 12:6 aravuga ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, none aha ndahaguruka ni kuwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Bene Kora bageze muri Zaburi ya 84 baravuga ngo hahirwa abantu bagufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko. Dawidi avuga muri Zaburi ya 23 yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyana mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana uruhande rw'amazi adasuma. Nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Ishyimbo ye n'inkoni ye nibyo bimumuriza, asiga amavuta mu ruhanga, igikombe kiraseseka. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho mu minsi yanjye yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka. Twese ngo haleluya. Risate praya ngo anegurira meza mu maso y'abanzi banyu. Umuntu wagwije imbaraga z'umutima, Imana igitegura meza mu maso y'abanzi be. Pawulo yandikira Timoteyo urwandiko rwa 2 ibice byawo ni 2 umurongo w'8 yaravuze ngo jya wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, ifura mu bazutse, ngo nk'uko ubutumwa nahawe bubivuga. Ageze 19 aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Uranditse igitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo w'9 yaravuze ngo dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, ndakurira ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Imana iguha umugisha. Mwabivuze ngo Imana iguha umugisha. Abantu bagwije imbaraga z'umutima bagiye batura amagambo y'ubutsinzi. Abantu bagwije imbaraga z'umutima bagiye batura ibintu bikomeye. Abantu bagwije imbaraga z'umutima bagiye bavuga amagambo abakura mu kibazo, apana abahoza mu kibazo. Twese ngo haleluya. Ndakwifuriza kugwiza imbaraga z'umutima, ndakwifuriza kugwiza imbaraga z'umutima. Ndagira ngo ubwire Imana ngo Mana, uyu mutima ndawugwaye. Igitabo cya Ezekiyeli igice cyaho cya 36 Bibiri iravuga ngo isezeranya abantu bayo kubaha imitima mishya. Ezekiyeli 3:6-15 sishaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka, habe no gukozwa n'isoni nabo, n'ubwoko bwe nuzongera kubutsitaza ukundi, ni ko Umwami Uwiteka avuga. Yobu yandika 14:7 yaravuze ngo erega haracyari ibyiringiro, ngo byuko nayo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, ngo nubwo umuzi wacyo wasaziye mu butaka, ngo ariko umunsi kizumva amazi ngo kizongera gishibuke nk'igiti kikiri gitoya. Yesu igice cya 3 umurongo wa 7 biravuga ngo Uwiteka abwira Yesu ati none ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, ngo kugira bamenye ko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Imana ishimwe mwene data, Imana ishimwe. Yesuwa 4:14 Bibiri iravuga ngo nuko Uwiteka kuza Yesuwa, ngo Abisirayeli baramwemera nk'uko bemeraga Mose. Amukuza mu maso y'Abisirayeli. Imana igiye kugukuza mu maso y'abantu wari uri mutoya. Imana igiye kuguha ibimenyetso bigaragaza ko wagwije imbaraga z'umutima, ko Uwiteka yagukojeje. Kugwiza imbaraga z'umutima ni ingingo ya 2. Imana ishimwe. Ibanga rya 3 ryagukomeza ku munsi mubi no kwibuka ibitangaza bikomeye Uwiteka yakoze mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Kwibuka ibitangaza bikomeye Imana yakoze mu buzima bwawe, kwibuka ahantu yagukuye hari yakomeye, kwibuka ibitangaza bikomeye, kwibuka. Subiza amaso inyuma, ndagira ngo urebe ibitangaza bikomeye Imana yabarigeze ikora mu buzima bwawe. Bireba ahantu hakomeye Imana yabarigeze kuvana. Arebe ibi nubyibuka biratuma wongera kugirira Imana icyizere. Ariko ntabwo waba ubyibuka, ntabwo wakwibuka Imana ugeze mu rupfu, ntabwo wakwibuka Imana ikora accident, ntabwo wakwibuka Imana cyagiye ababisha bari bahagaze hejuru y'ubuzima bwawe ubona ibyawe byari birangiye, ntabwo wakwibuka Imana ubyara umwana wa mbere, ntabwo wakwibuka Imana kuri uwo mwana wa kabiri, ni wakwibuka Imana kuri uwo mwana wa gatatu, ni wakwibuka cyagiye abaganga baguhagaze hejuru. Ibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe, nurangiza upfuka muyihereza icyubahiro, wibwira ngo Mwami Yesu Kristo ndacyakugiriye icyizere. Nubwo abandi bose bakuvaho, jewe ntabwo nzakuvaho. Nubwo abandi bose bakureka, jewe ntabwo nzakureka. Nubwo abandi bose barekura umusaraba, jewe ntabwo nzawurekura. Ndagira ngo ngere ugirire Imana icyizere.
le dasema kwibuka ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe ibi bidutera imbaraga ori mesiro hari umuririmbyi ari ngo twibutse Mana amasezerano tumenye yuko ubutayu buzarangira. Hey, utwibutse Mana amasezerano, utwibutse ibitangazo wakoze mu buzima bwacu, tubone ko ubutayu buzarangira, tubone ko ubutayu buzarangira. Ndagira nkwibutse Kanani ntabwo ari ahantu ubutayu si ubwo guturamo, ubutayu ni transit, ubutayu ni inzira ducamo twinjira i Kanani. Ubutayu bwikumara imbaraga z'umutima, ubutayu bwikumara imbaraga z'umutima, ibihe byikumara imbaraga z'umutima, aho uri mu cyayi kumara imbaraga z'umutima. Reka nkubwire, Imana yavuganye natwe turi muri Egiputa itubwira ko itujyanye i Kanani, nubwo hagati itigeze tubwira ibyo tuzahuriramo. Ntiyatubwiye ko hari ubutayu, ntiyatubwiye ko hari inyanja itukura. Ariko ndagira ngo mbibutse igitabo cyo kuva 13 17 kugeza 21 ngo inkingi yabagendaga ngo hari inkingi yabagendaga imbere, ngo nijoro baberaga inkingi y'umuriro, ngo kumanywa ikababera inkingi y'igicu. Ndaga inkingi yagusize muri ubwo butayu, uri kumwe n'inkingi. Ibyo uri mucaho n'ibyo uri munyuramo ntabwo bikuyeho aho Imana ikujyanye. Ndasubiramo, ibyo uri mucamo nawe uri munyura n'ibyo uri muhura nabyo ntabwo bikuyeho ahantu Imana ikujyanye. Aho Imana ikujyanye harahari. Ibyo nibishaka kukubuza kujyayo, ibyo nibishaka kukubuza gutera intambwe, ibyo nibishaka kukubuza kwinjira mu masezerano. Ariko ndagira ngo nkubwire, ubwo bushomeri ntabwo bwakura aho Imana ikujyanye. Ibyo bigeragezo ntibyakura aho Imana ikujyanye. Aho Imana ikujyanye hararuta uri muva, aho Imana ikujyanye hararuta ibyo uri mucamo, aho Imana ikujyanye hararuta izo ntambara, aho Imana ikujyanye. Umunyabwenge nagatinda yubaka ahantu arimo ava, aho gatinda yubaka ahantu arimo yerekera. Aho urimo werekera hararuta cyane aho urimo uva. Tinda uhubaka, ni heza, ejo ni heza, imbere ni heza. Ibyo uri mucamo ntabwo biri bukureho rimasero masido masirere. Ibyo uri mucamo ntabwo biri bukureho aho Imana ikujyanye, kandi ntibikuraho icyo Imana yakuvuzeho. Wanyakira ukavuga ngo haleluya, haleluya, haleluya. Kanani irahari, abantu bagwiza imbaraga z'umutima. Kanani irahari ku bantu basenga. Kanani irahari ku bantu bibuka ibitangaza Imana yakoreye muri Egiputa, bibuka ibiceri Mose yakubise ku mazi bikazamuka bikunzura igihugu cyose, bakibuka ibimenyetso n'ibitangaza Imana yakoreye muri Egiputa. Baragirira Imana icyizere, bavuga ngo Mana dushingiye ku byo wakoze hari inyuma na Kanani irahari, tuzayijyamo. Ibi byose turimo tugenda duhura nabyo ntabwo bikuye aho tujyanye, kuko imirimo twabonye hari inyuma niyo twemeza ko na Kanani tuzayijyamo. Muvandi, abo ni Abisirayeli babonye ibitangaza babonye muri Egiputa, bakabona imirimo y'Imana babonye ku nyanja itukura, bakabona ingabo za Farawo zigwa mu mazi, bakabona ingabo za Farawo batongera kuzibonesha amaso ukundi. Ese ubu wowe nta mirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe ntabwo ubyibuka? Ubu ngubu aka kanya byatuma wihakana Imana? Ibi bintu urimo ucamo byatuma wihakana Imana? Uru rugamba urimo unyuramo byatuma wihakana Imana? Subiza amaso inyuma, reba hari inyuma, reba ejo hashize hawe. Ibuka ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Ibuka cyagiye gukireza umwana, ibuka cyagiye kwishyurira ideni, ibuka cyagiye bagiye kugutereza cyamunara, ibuka cyagiye urwara indwara ikomeye nka kanseri ukayikira, ibuka cyagiye wibuka ibisubizo muganga yari yaguhaye. Ntabwo ubyibuka umubishagaze hejuru agiye kugutera icyuma. Ubu ntabwo ubyibuka. Subiza amaso inyuma urebe. Ibi ngibi nubyibuka urahita ugirira Imana icyizere, urahita usuzugura ibibazo byose. Ntabwo wongera kwirirwa utinda urimo uvuga ngo Mana ngo ndakubwira ibibazo ufite. Oya, ahubwo uratinda ubwira Satani imbaraga Imana ifite. Watubwira tubwira ikibazo, ubwira wa kibazo, Imana yanjye ifite imbaraga, Imana yanjye irashoboye, Imana yanjye irahambaye, Imana yanjye ifite byose mu kiganza cyayo. Iryo ni ibanga rya gatatu, kwibuka ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Kwibuka ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Ibi biri mu bintu bigiye kukongerera imbaraga, bigutere gushikama, bigutere kujya imbere, bigutere gutera intambwe kugira ngo usingire icyo Kristo yagufatiye. Ibanga rya kane ni naryo shorejeho. Haleluya. Kwibuka amasezerano Imana yagiranye nawe. Amen. Kwibutsa cyangwa kwibuka
amasezerano by'Imana yavuganye nawe muvandimwe. Umvise ko nakubwiye ibintu bimeze nk'ibijya gusa. Kwibuka amasezerano, amasezerano. Wowe Yesaya 6:2 yemwe abibutse Uwiteka nimugahweme. Fata umwanya nubona ugeze ku munsi mubi wibutse Imana amasezerano, wibutse Imana amasezerano. Wibwira ngo mwana, dore igisebo cyaje wambwiye ko nazaseba. Icyo gihe Imana itayibuka. Dore Mana urebe, waravuze ngo dore ukuntu meze, dore uko mbayeho, dore iki gisuzuguriro, dore ukuntu cyamagurukiye. Wibuka amasezerano. Amasezerano ushobora kuba utarumvise ijwi umuhanuzi ahanura, ariko nusoma Bibiliya wizeye birya byose niwe byandikiwe. Ari amasezerano ubasha kuyiha, kuko uri umwana w'Imana ufite umugabane kwa so. Amen. Aya masezerano rero urahagarara ukavuga ati dore ubukene bwaneye. Ndimo ndakwigisha uburyo abantu basengamo ku munsi mubi. Dore ubukene bwaneye. Zaburi ya 23 aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Ese ubundi uko ubizi ari undi mwungeri ngira? Umwungeri ngira si wowe. Umvise uburyo bwo kwibutsa Imana amasezerano. None Uwiteka umukiranutsi w'Imana. Zaburi ya 37:25 ukavuga ngo nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi arekwa, none cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, none abana banjye ko bagiye gusabiriza. Ni gute aya magambo si wowe yavuze? Umva nkubwire, Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi w'Imana haba ku kabiri azareshwaho no kwize. Ukuhagarara muri ibi byanditswe rero uri pashakara baba. Ikibazo ni ukugira uri umunebwe wo gusoma Bibiliya. Iyo basomaga Bibiliya nta nubwo bazongera gucira imanza abahanuzi ngo baramanuriye n'ibyasohora. Bapfa kubaguhanura ibintu biri muri Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo ibihanurwa byose mu bigenzuze ijambo. Hagarara mu byanditswe uvuga ngo Mwami Yesu ni igiki ushinja? Nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi arekwa, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Dawidi ntago ariho, ni njyewe uriho. Dawidi ntawe uriho, ni njyewe uriho. Nari umusore none ndashaje. Mwami Yesu guta abana banjye basabiriza. Usenga ubivuguruze, uhagarare ku munsi mubi ubivuguruze, uvuge ati waya ntago abana banjye basabiriza ibyo kurya, ntago abana banjye basabiriza ibyo kurya. Mwumva nkubwi usenge uvuge ngo iri ni isezerano watanze. Rengera ijambo ryawe, rengera icyo wavuze, rengera. Bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro. Uhagarara uvuge ati mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, utangira uzunguruka iyo nzu, utangira uzunguruka utuye, utangira uzunguruka iyo business yawe, utangira uzunguruka urugo rwawe. Ubyange tindabyanze, nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi arekwa, cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabiriza. Uko uhagarara rero ugenda ubisenya, uko uhagarara ugenda ubyanga, uko uhagarara ugenda ubyigezayo, uko uhagarara ugenda ubyirukana ku mugaragaro izuba riva. Ujya kubibona ukabona Imana yamaze kubikora mu buzima bwawe. Umukiranutsi w'Imana beshwaho no kwizera. Amen. Kwibutsa Imana amasezerano, kwibutsa Imana ibyo yakuvuzeho, kwibutsa Imana ibyo yakubwiye, kwibutsa ibyo wizeye. Deneso benesidere ritisidu ya braita kasilele mando. Sindabona umukiranutsi arekwa. Mwami ko ndetse, Mwami ko nduzi naretswe, byagenze bite? Mwami niki? Icyo gihe uzaba ugeze ku munsi mubi. Uko ukomeza kubyibutsa Imana rero ugenda wibutsa ibyo yakuvuzeho, Imana iribuka. Icyo gihe rero niyo wibereye muri ayo masengesho, aya ni amagambo abasha kugukomeza. Haleluya. Amabanga ane yagukomeza ku munsi mubi, yagukomeza ku munsi w'ibyago, yagukomeza ku munsi w'igisuzuguriro, yagukomeza ku munsi watawe, yagukomeza ku munsi w'akaga. Yohana mutumaho aravuga ngo ni wowe Mesiya cyadutegereza undi. Ndagira ngo mwibutse ni wowe wari waramubatije. Yohana ni wowe wabatije Umwami Yesu, ariko ibyo bimubayeho yibagirwa ko ari nawe wamubatije. Ibyo bimubayeho arivuga ni njye wamubatije cyangwa ubuse niwe nabatije? Niwe niboneye ibihamya, inuma imanuka iva mu ijuru imuhagararaho, niwe niboneye ibihamya, ijuru rikinguka mbireba. None se ibingibi bimbaho bite? Mubwire muvandimwe, umunsi mubi ujya ubaho, ariko ntabwo bikuyeho ko Imana itari kumwe nawe. Nubwo itagaragara impande yawe, ariko burya mu mwuka irahari. Nubwo itagaragara ariko irahari, nubwo itagaragara ariko iri impande yawe. Data mu izina rya Yesu Kristo,
ndagira ngo sengera umuntu wese wajya gucogora ku munsi mubi. Uyu munsi ndashaka gusengana n'uyu muntu wese wari waracogoye. Ngiye kumusabira imbaraga, ngiye kumusabira inkomezi, ngiye kumusabira ubushobozi, ngiye kumusabira ubutware, ngiye kumusabira gukomera, ngiye kumusabira kwinjira ibyajyaga bimugora. Uyu munsi wa none nawe agiye kubigora. Ibyajyaga bimunaniza uyu munsi wa none nawe agiye kubinaniza. Subiramo amagambo ngo Mwami Yesu Kristo, uyu munsi wa none imbaraga zose n'ibyangoraga byose mbishyize munsi y'ibirenge byanjye. Nakiriye gukomera ku munsi mubi. Subiramo amagambo, vuga ngo Mwami Yesu, nyambika igitinyiro cy'amasengesho. Shoboza gusenga, dore nari narananiwe. Shoboza gusenga, bwira Yesu agushoboze gusenga. Bwira Umwami Yesu ngo Mwami Yesu, imbaraga z'amasengesho. Nari narananiwe, nari nkunze ibiryo, nari naragize uburwayi bugiye butandukanye. Ubu burwayi bunyize, ngiye kwinjira mu masengesho kugira ngo mbashe guhunika. Ngiye kwinjira mu masengesho kugira ngo ngire depo y'amasengesho, aho kugira ngo ngire depo y'amagambo. Ngiye kugira depo y'amasengesho, aho kugira ngo ngire depo y'abanyanga. Ngiye kugira depo y'amasengesho, aho kugira ngo ngire depo y'ibintu ibyo ari byo byose bitaramya Imana, bidahimbaza Imana, bidahesha Imana icyubahiro. Ngiye kugira depo y'amasengesho. Ndagira ngo usenge, bwira Imana ngo Mana, nyambika imbaraga zo gusenga. Garura bya bihe byanjye byatakaye, bya bihe byanjye byanyazwe, bya bihe byanjye byatwawe, bya bihe byanjye Satani yibye, bya bihe byanjye yajyanye, bya bihe byanjye yanyaze, bya bihe byanjye yatwaye. Ndabigaruje. Garuza ibihe byawe, garuza ibihe byawe. Subirana ibihe byawe mu izina rya Yesu. Vuga ngo I receive it. Subirana ibihe byawe, vuga ngo ndabyakiriye. Subirana ibihe byawe, subirana ibihe byawe, subirana ibihe byawe, subirana urugo rwawe, subirana abana bawe, subirana ibyishimo byawe, subirana icyubahiro cyawe, subirana agakiza kawe, subirana imbaraga zawe, subirana imbaraga zo gusengera abarwayi. Izi mpano zawe Satani yari yaribye, izi mpano zawe Satani yari yaratwaye, zisubirane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagusengeye kano kanya. Imana yaramamagaye, yarambwiye ngo nzasabira ikintu bazagihabwa nibizera bagategura umutima wo kucyakira. Tegura umutima mu izina rya Yesu. Subirana ubuzima bwawe, subirana imibereho yawe, subirana urugo rwawe, subirana fire tokapa tokorabasine ba somenisa, subirana urubyaro rwawe ratokata karabasendere besekro de satitera lemanda. Uyu mwana wari waragiye mu biyobyabwenge, ndamukuza imbaraga z'umusaraba, ndamukuza imbaraga z'Imana, ndamukuza imbaraga z'amasengesho, ndamukuza imbaraga z'amaraso Yesu Kristo. Ndamubuza amahoro mu byarimo rite sotikesere dosifi sarakose. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye Yesu, ndagushimiye Yesu. Ndimo ndabona ibitangaza birimo biba ku bantu bawe. Ndimo ndabona imirimo ikomera imiba. Ndimo ndabona abantu barimo bakira indwara. Ndimo ndabona abantu barimo babohoka. Rata siperesaro. Oh yes. Ongera uzamura ibiganza ngo Mwami Yesu Kristo, mereza kugwiza imbaraga z'umutima. Bibwire Yesu, mereza kugwiza imbaraga z'umutima. Ndagira ngo dusengane. Nyemerera ume kugwiza imbaraga z'umutima. Gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga z'umutima, imbaraga z'umutima. Bwira Yesu mwinginge aguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Ti Mwami Yesu, nyeneye kugwiza imbaraga z'umutima, nyeneye kugwiza imbaraga z'umutima. Gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga, gwiza imbaraga z'umutima, gwiza imbaraga z'umutima. Umwami Yesu nagushoboze aguhe kugwiza imbaraga z'umutima. Mwami Yesu Kristo, vuga ngo Mwami Yesu Kristo, uyu mutima wanjye, umutima utgambirira ibibi, umutima ubeshya, umutima utizera, ukuremo. Nyambika umutima wizera, nyambika umutima gukunda, nyambika umutima utivumbura, nyambika uyu mutima unesha ikintu icyo ari cyo cyose. Imana ikwambika umutima unesha mu izina rya Yesu. Akira, 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 akira mu butware nahawe n'Imana. Akira, akira, akira toperasiros Jarabos Venikan. Hallelujah. Hallelujah. Pai. Icya gatatu, sopikele losia mantus. Ndagushimira Mwami Yesu kubwa abantu barimo bagarurirwa ibi. Amen. 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 Kwibuka ibitangaza
ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe aka kanya ndagira ngo ufate umwanya nk'uw'iminota 3 utekereze ibitangaza Imana yigeze ikora mu buzima bwawe. Wongera usubize amaso inyuma, wongera ubyibuke, wongera usubize amaso inyuma, wongera ubitekereze, wongera usubize amaso inyuma, wongera wibuke ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Ibi byongere kukongerera imbaraga, byongere kukuzamura, byongere kugukura ahantu hamwe bikujyana ahandi hantu. Ndagushimiye Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye ku bw'aba bantu batangiye kwibuka ibitangaza wakoze mu buzima bwabo, bakabongeye gusubirana ibyiringiro, bakabongeye gusubirana imbaraga nyinshi. Urakoze Mwami. Leto presito contre des revenia riresiti kasifone tamprovi ansuminias. Amen. Icyakane shelela mandos prere kwibutsa Imana amasezerano. Ndagira ngo aka kanya usubire muri agenda, wibutse Imana amasezerano y'ibyo yavuganye nawe byose. Usubire muri agenda uyirebe ibyo wibuka, uyibutse, wibwire ngo ibi byose ni wowe, ibi warabivuze, wambwiye kuzangirira gutya. Nurangiza igisuzuguriro n'umunsi mubi wari winjiye mu rugo rwawe, nurangiza byose ubishugunye kure y'ubuzima bwawe. Imana igiye gukora ibimenyetso n'ibitangaza kandi igiye kugaragaza imbaraga zayo ndetse no kwera kwayo. Urakoze Mwami Yesu Kristo. Umunsi mubi ntuzawugwemo, umunsi mubi ntuzagutsinde. Bizarangire Yesu avuze ijambo, avuze ngo mubabyawe n'umugore nawe uruta wowe. Uko avuze ngo nawe uruta Yohana Umubatiza, nawe yashyira izina ryawe. Urakoze Mwami Yesu Kristo, urakoze kubw'imirimo yawe, urakoze kubw'ibitangaza byawe. Ni mu izina rya Yesu, amen. Uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza na bugingo n'ubu, ubwami bw'ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Nawe uze mu ntwari z'abagiye kwinjira muri ubu bwami. Shalom shalom. Ndagukunda. Yesu aguhe umugisha.